Ese ashimwe nshuti bavandimwe ba Isacyakora TV, turabasuhuje cyane. Mwami Imana nabaha umugisha kandi abaha amahoro yo mu mutima. Uyu munsi dushimiye Imana ko iduhaye mu munsi mwiza kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Yewe nitwa Dushimiyimana Elizabeth Queen, kandi ndabashimiye cyane uburyo mudahwema kudukurikira n'ukuri, kandi n'uburyo mukomeje gufashwa. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ishimwe. Uyu munsi rero dufite umuvugabutumwa mwiza, pasiteri waturutse muri Congo, i Masisi. Murumva ko abavugabutumwa cyangwa se abakozi b'Imana ahantu hose, ijambo ry'Imana riravuga ngo mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka nawe iramwemera. Ni ukuvuga ngo uyu munsi dufite umupasiteri witwa Bandora Benjamin. Uyu pasiteri abazaniye ubutumwa bwiza, atwibukije itegeko rishya Yesu Kristo yasize asigiye abantu. Turabashishikariza kumukurikira. Ni seminari dutangiye uyu munsi ku wa 4. Umwami Imana nabaha umugisha kandi abahe kurikurikira neza, mufashwe mu izina rya Yesu Kristo. Nimero yacu ya Isacyakora TV ni 0787767775 cyangwa se 0782964292. Wifuza kutwandikira kuri mail wa kwandika isacyakora.tv@gmail.com cyangwa ukatwandikira kuri nizo nimero nazo ziri kuri WhatsApp. Wowe ukomeje gukora share turagushimiye, na like no kudukurikira. Imana y'amahoro iguha umugisha. Wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe utarakora subscribe uyikore, uyikandeho rimwe, biraba bihagije kugira ngo udushyigikire, ubu nashyigikiye umurimo w'Imana. Imana y'amahoro rero nibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu Aracyakora TV. Ijana na 49. Nababwiye ngo nitwa Bandora Benjamin, wacu ni muri Congo, ntari bwo bwa mbere nagera hano. Murakoze kunyakira, Imana ibahe imigisha. Mbega urukundo rw'Imana yacu,
mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana. Urumva iyi ndirimbo iba itarengeje, ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, ni ibintu uyu muririmbyi yaririmbye ibintu birenze ubwenge bw'abantu. hari aho yavuze ngo inyanja zose zaba wino, ijuru rikaba impapuro, ngo ab'isi bakandika, ngo izo nyanja zakama, ngo urukundo rw'Imana rukagumaho. Yesu ashimwe. Igiherutse ngo kandi ukunda umwana wayo, nanjye niko inkunda ntakwiriye, nari umugome impa Yesu. Sinzi niba abantu bose bazi ko bari abagome, ariko uyu muririmbyi aravuze ngo nari umugome, nuko impa Yesu ngo ambambirwe ku musaraba. Uwo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo, nzaja ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Imana ishimwe cyane. Turasoma muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa 15 na 16 na 17. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14, umusomera dusomera. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa 15, 16, 17. Uwahabonye asome karibu. Usome mu izina rya Yesu. Yego. Aravuga ngo nimukunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Naho ngaho uragarutse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dufite ijambo rikuru hano riri kuvuga ngo itegeko rishya. Arongera hasasoma handi muri Yohana 13 34 na 35. Ndabaha itegeko rishya, umukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo ni byo bose bazababoneraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amina. Amina. Iri jambo ryitwa itegeko rishya. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane. Ariko twabanje gusoma harya muri Yohana, avuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Usanga abantu basomi baba mu isezerano rya kera bavuga ngo, basanga hano hari impaka, sinzi izo mpaka nino niba zibayo, ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Bakaba bavuze amategeko 10 ya Mose. Ntibishoboka ko ab'isi bahabwa umwuka wera batitondera amategeko. Ariko hano aravuze ngo ni itegeko rishya. Haleluya. Haleluya. Nimunkunda muzitondera amategeko yawe. Kwavuze amategeko tenabika rikaba ari bayitegeko. Muzi yatanze amategeko, mu mategeko 10 hari amategeko 4 yarebaga Imana, n'amategeko 6 yarebaga abantu. Arayamanura yashiramo amategeko 2, gukunda Imana no gukunda abantu, cyangwa no gukundana. Ubwo rero araza aravuga ati mbahaye itegeko rishya
ry'urukundo. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nimunkunda muzakundana nk'uko nanjye nabakunze. Dusomye iriya ndirimbo iri kuvuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, n'ikuzimu rugerayo, rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo indushyi. Haleluya. Ngo iki? Indushyi zirahaba, indushyi ugasanga yararushye, ariko icyazanye umwami ni ukugira ngo indushyi aturuhure. Ikirara cy'inzererezi akazerera kandi ari aho, akazererera kure yarayobewe urukundo rw'Imana, ariko cyatumye se acyakira. Ubu rero hano hari muri aya magambo dusomye, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhawe, ariko mwebwe muramuzi kandi abana namwe, azabana namwe. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu aravuze ngo nitumukunda, mw'aya magambo navanyemo amagambo 7, harimo nimunkunda, nitwari kubwira. Niba tumukunze, ikiranga yuko dukunda Yesu nuko twitondera amategeko. Aya mategeko baba bavuze ni urukundo. Nta tegeko risumba urukundo, ahubwo iyo umuntu akunze mugenzi we nk'uko niko hari kuvuga, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukuvuga ngo ubukunze Yesu, ubukunze Imana, ubukunze mugenzi wawe nyine nk'uko wikunda. Sinzi mubyumva mutego ngo gukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Murumva? Haleluya. Haleluya. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Amategeko ye ni ayahe? Ni uko yadukunze, ni uko yasize ubwiza, ni uko yavuye mu ijuru akareba umwana w'umuntu wazimiye akavuga ati ndamukunda. Natwe ikidukwiriye ni ukugira ngo uko yadukunze natwe aba ariko tumukunda, nitugeraho natwe dukundane. Kuko ibyo umuntu yakora byose urukundo rutamurimo, kuko Yesu yasize ijuru, yasize icyubahiro, yasize ubwiza, kandi yabitewe no kugira ngo aze acungure umwana w'umuntu. Natwe rero tuba dukwiriye kumukunda. Yesu ashimwe. Natwe dukwiriye nk'uko yadukunze, twageraho natwe tugakundana. Iri jambo ni ijambo ry'ingirakamaro, ariko y'abakristo bumvisha ibintu byo gukundana, kuko urukundo rugenda rufite ibirukonjesha. Urukundo umwami yadukunze, urukundo Yesu yasigiye abigishwa be, ariko ibigenda birukonjesha bikaba byinshi. Usomye mu gitabo cy'ibyahishuwe ku itorero rya Efeso, yaravuze ati nzi imirimo yawe, nzi kwitanga kwawe, nzi kugabura kwawe, ariko mfite ikintu nkugayaho, nuko waretse urukundo rwa mbere. Urukundo rwa mbere ni urukundo rwa mbere, ni urukundo rw'Imana yadukunze, natwe twakunze Imana tugikizwa. Rwa rukundo rwa mbere waje gusanga, ugasanga urukundo rugenda rukonja, urukundo wakundaga bagenzi bawe, urukundo wakundaga Imana, ukumva rukugenda rurakonja. Uko gukonja rero Imana ntibyishimire. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Kurya rugenda rukonja ntabwo Imana ibinezererwa. Kurya abantu bagenda urukundo bakundanaga rugabanyuka, urukundo bakundaga Imana rugabanyuka, ntabwo Imana igenda ibyishimira. Hano harimo amagambo 7 nasomye, ngo hari ijambo rya mbere rikuvuga ngo nimunkunda. Ubwo nibo yabwiraga mwebwe mwateraniye aha. Niba ukunda Yesu, niba uzi imirimo Yesu yakoze, niba uzi ibyo Yesu yagukoreye, nawe ukwiriye kwitondera rya tegeko basomye hariya muri Yohana hirya ngo nimukundana mbahaye itegeko rishya, nimukundana muzaba musohoje itegeko rya Yesu. Kandi ab'isi, kuko ab'isi bafite ikintu bareberaho abakristo, ab'isi ntabwo tubabwiriza gusa, ntabwo tubaririmbira gusa, ahubwo haba hari ikintu bari kureba ngo barebe niba dukunda Imana kandi dukunda na bagenzi bacu.
nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Arababwira nimunkunda mwebwe muzitondera amategeko, ni urukundo. Nanjye arongeye nawe arivuze, hariho ijambo rya mbere ngo nimunkunda nimwe muzitondera amategeko yanjye, ni iryo tegeko ry'urukundo ryo gukundana no gukunda Imana. Aravuze ngo nanjye warivuze nzasaba data. Haleluya. Wazajya gute? Nse nawe arasaba, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha. Iryo jambo ry'undi mufasha, abakristo b'abapantekote bazi ko itorero ritabaho ridafite umwuka wera, ariko yiswe umufasha bitewe n'uko kamere muntu yagukoresha ibya kamere gusa, nta mufasha ufite. Umuntu wese utagira umwuka wera, ibyo akora n'ibyo atekereza byose aba ari ibya kamere muntu. Ntabwo yashobora gukora ibidasanzwe, ahubwo akora ibyo abwirijwe na kamere. Ariko iyo umufasha mugezemo, ngo ubwazaza nagera muri mwe azatsinda bise atsinda ibitekerezo byanyu, abemeza icyaha, abemeza ibyo gukiranuka, abemeze n'iby'amateka. Imana yacu ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Nimunkunda ni ijambo rya mbere, kwitondera itegeko ni ijambo rya kabiri, nanjye ni Yesu wivuze, ni Yesu ni ijambo rya gatatu, nzasaba data ni ijambo rya kane, azabaha undi mufasha ni ijambo rya gatanu, niba uzabana namwe ibihe byose. Ngo ntibishoboka ko abisi ni abantu bameze bate? Ni abantu batagira umwuka wera. Umuntu adafite umwuka wera ni uw'isi, ariko niba afite umwuka wera azatsinda. Kera iwacu twararirimbaga ngo bavuze ngo inzoga iraryoha, ngo umwuka wera arushaho, ngo yatsinze ibyo mu mitima. Ikintu kiranga yuko umwuka wera kurimo ni ugutsinda ibyo mu mitima. Mu mitima muba muzi ko harimo ibintu byinshi, imbaraga nyinshi za Satani, ariko iyo aje atsinda ibyo mu mitima. Muri kubyumva? Haleluya. Bazatsinda ibyahe? Byari byarananiranye, icyaha cyananiranye, cyaha utashobora, ikintu utashobora. Ubu ngubu gukunda, iyo bavuga gukunda, muzi ko dutegetswe gukunda n'abanzi bacu. Muri kubyumva? Umenye ibintu ndi kuvuga mutari kubyumva neza. Ndababwiye ngo ijambo dufite ni ijambo ryitwa itegeko rishya. Kuki ribaye itegeko rishya? Amategeko ya kera ya ntukice, ntukaroge, ntukayibe, ntugasambane, yari itegeko riza ku rurimi, ariko ntubone imbaraga zigushoboza. Itegeko rikaba rivuga ntukagire gutya, ariko ntubone imbaraga zigushoboza gutsinda cya kintu. Nk'ubu niba bavuze ngo ntukibe, simva ko bavuze ngo ntukibe, none baravuze ngo ntukibe. None muri nje niba harimo kamere yo kwiba, kandi bambujije ngo sinkibe, ndabikora gute? Ko bambujije ngo sinkibe, ariko nanone nta mbaraga mfite mbese nta mbaraga nabona yo kureka kwiba. None ndakora iki? Niko amategeko yahishuraga ibyaha, ariko ntaguha imbaraga yo kugira ngo cyaca bukinesha. Ariko iryo tegeko rishya ni itegeko rijyanye n'urukundo, ni itegeko rijyanye n'imbaraga y'umwuka wera, rikubwira ngo ntukibe cyangwa ntugasambane cyangwa ntukangane. Iyo mbaraga ikagukurikirana igatuma koko ushobora kunesha cya kintu. Sinzi niba abantu bari kumva itandukaniro. Ntukibe, itegeko ryahishuraga icyaha mu mategeko ya Mose, kandi itegeko ryaba ridahari, icyaha kikaba kidahari. Ariko aho itegeko riziye, icyaha kikaboneka, ariko imbaraga ikinesha. None iyo mbaraga ikinesha izava he? Nzabaha undi mufasha. Yemwe mwaba Pantekote, nzabaha undi mufasha. Muvuge ngo azaduha undi mufasha. N'undi mufasha, n'undi wo kuduha indi mbaraga, kuko umukristo utagira nibi mwumva ngo urukundo rwarakonje cyangwa se iby'Imana byamuvuyemo. Ko abantu bafite ubuhamya bwo kuvuga ngo, ugasanga afite ubuhamya bwa kera, kuko biba bifite iby'Imana urabitangira, wabigumamo ukabigumamo nyine, izo mbaraga ukazigumana, wacogora ukumva iyo mbaraga yakuvuyemo,
uko wahoze akaba ari ntukomeze kumera ko, ariko ikiduha imbaraga zo kugumya kuba mu byo twizeye ni imbaraga y'umwuka we. Haleluya, haleluya. Nimunkunda muzagira gute? Je murasubiza nimunkunda. Ni Yesu ari gusezera, bari mu cyumba cyo hejuru, ibice 13 na 4 na 5 na 6 na 7 bari mu cyumba cyo hejuru, ariko amagambo ya nyuma, ariko ageze ku jambo riri kuvuga ngo mu cyumba cyo hejuru. Ubwo rero Yuda yenda kumugambanira, mu mwanya arahavaje mu gusengera muri Getsemani, bambuke Kidironi. Yuda nawe azane abasirikare bafite intwaro, bafite imuri, bafite n'ibihiri, baje gufata umwami Yesu bayobowe na Yuda, wari umwe mu ntumwa ze 12. Ariko noneho ari kubabwira, yabahaye n'igaburo, ariko arababwira ngo nimunkunda. Amen. Nimunkunda, je murasubiza nimunkunda, nanjye nzasaba Data abaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Aya magambo gituma ndi kuyababwira nkumva mutari kuyumva, aho ni amagambo abamo confusion nyinshi. Ariko nimunkunda, niba nk'ubu ngubu niba pasteur kugira ngo amenye abamukunda, mu kwitondera ibyo yategetse, tutari twagera mu biheranye n'iby'ijuru. Niba avuze ngo none biragenda bityo, bya bintu bikoze biba bigaragara ko akunduye, ariko umuntu umugandiye, ni ukuvuga ngo nta wabesha gukunda umuntu ariko ntumugandukire, ntabwo bishoboka. Nimunkunda muzitondera waragiye, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. None ndabaha itegeko rishya. Itegeko rishya ryitwa gukundana. Kubera iki ijambo ryitwa gukundana rinanirana? Kandi twarakunzwe, abantu bakunda gukundwa. Gukunda gukundwa, ninde wanga ko, ninde udashaka ko bamukunda? Muvuge. Ninde umuntu udashaka ko bamukunda? Ninde udashaka kugirirwa neza? Arahari. None se reciprocity, kuki ushaka kugirirwa neza? Matayo 7:12, nukorera ibyo mushaka ko abantu babagirira. Si bihari? Ntibihari. Abakristo mwe ko mutari kumva neza, ntibihari. Ibiki iyo dushaka ko abaseke burekereza mu passport, ko ibyo mushaka ko babagirira ni iki? Zepeje ninde se wanda gukunda? None ko ashaka gukunda na bashaka kugira ibyo Yesu niryo bine muri kurwana nabyo ni kwakorera iyo tegeko rishe. Mukundane, ukumva mukundane, ni amuru reciprocal, ni mukundane. Ingo yego tugire dute? Kandi dukunda n'abisi, buya bahora batugenzura ngo barebe ko dukundana. Kibabera ikimenyetso ko burya muri abigishwa ba Yesu, kuko Yesu nta rindi tegeko yazanye, ni ugukunda. Niryo tegeko, gukundana. Gukundana. Hari ugukunda, hari ugukundwa, oya, gukundana. Abashakanye gukundana, abakristo basenga gukundana. Buriya nibyo, nubwo none ndavuga menshi, avuze nzabana namwe kugeza ku cyumwe, ndi kuvuga, ndi kumva yangoye kuyababwira, sinzi igituma namwe kuyakira biri kubagora. Uri kumva? Ntabwo ari kumva. Muri kumva? Ndi kuvuga ngo iki? Gukundana. Gukundana. Ntimwumva kubivuga ko byoroha? Gukundana. Ariko ntaraho bigarukira gusa, hari n'abo ukunda bo batagukunda. Itegeko rirahari. Gukundana ni byiza, abazi ibyo nibe baba bagize neza, iyo reciprocity baba ari byiza, bazi kwitura babagiriye neza. Ariko ingorane za kino gihe pastor ni uko abantu babagirira neza bo bakakugirira nabi. Ibikomere byinshi abantu bafite, nakugirira abantu neza bo bakakugirira nabi, bitera ibikomere. Kugirira umuntu neza bakakugirira nabi
none Yesu yatugiriye neza twe tumugirire nabi. Yaduhaye itegeko kandi we yaritanze ngo tumurebereho, niko avuga ngo tumwigireho, ariko ntitumwigireho. Ntawe ufite urukundo ruruta rw'umuntu ukunda inshuti ze, inshuti upfira inshuti ye. Aravuga ngo mbese Pawulo aravuga ngo si umuntu yapfira umunyabyaha cyangwa yababarizwa umunyabyaha, atahari birashoboka ko yahangara nabyo abahangaye kubabarizwa umukiranutsi, ariko umunyabyaha, ariko Yesu yagiriye neza abanyabyaha, tugiriye neza turi bari kugiye. Buriya ni ukuvuga ngo iki? Aratashe nakerewe ubwo. Niyo urukumva ko ndi kurwana no kugira ngo ninjire mumenye icyo dushaka kuvuga. Wenda hari ejo muzaze simba mbyumva, si iyo umuntu avuga aba yumva ukuntu muri kubyakira. Ndi umwigisha, iyo mvuga umva bitari kugenda mba ndi kubyumva, simba nzi n'impamvu bitagenze, ariko ndi gushaka icyo ndi gushaka ni ukugira ngo mumenye ko nje kubigisha itegeko. Mbese rishya hari ibyo muyobewe, ariko inyigisho teme mfite ni itegeko rishya ryahatanzwe n'umwami. Yo kuvuga ngo ndabaha itegeko rishya, ongera uhasome, waba undi wasomye yongera. Niyo mutabyumva neza, si uwo mwigisha waje bandora yaje ababwiye ngo ubabwire uti yatwigisha itegeko rishya kwa Rugukunda 13:34. Ndabaha itegeko rishya ngo nimukundane nk'uko nagize nte, muvugire rimwe, nk'uko nagize nte. Urumva narabakunze namwe mukundane, nabakunze muri babi. Sinzi ko abakristo bemera ko bakunzwe ari babi. Ni bande babizi? Imana ibanyigisha. None ko weho wanga gukunda babi, wumve ni umuntu mubi, nta muntu wamwihangana. Wewe ko yakwihanganira, reka niba utazi ibyo yakwihanganira, kandi niba utabizi warayobye, kuko twese dufite natire pesherese, twese turi abana ba Adamu. Umuntu ntabwo ashobotse, ngo ntiwakundana nabo ntabwo ashobotse, wose ko wewe uri kutarushobotse nabo no kudashobotse, ariko akaba kigukunda. Ngurya ngo ntabwo ashobotse, kubana nawe aragoye, wewe se kugoye. Aba bantu bari kunyumva? Haleluya! Wewe se kugoye, wewe se bandora kugoye, ngeze ko ngoye ariko akanyihangana, ngo kandi gukunda umwana wayo. Amena. Ngo ni kwinkunda ntakwiriye. Nonese nari umugome nukwimba Yesu ngo ambambirwe umusaraba, muwo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo kuba kose mushimwa abantu. Amen. Amen. Bitangiye kuza. Nari umugome, muvuge ngo nari umugome. Nuko bagirane abasubije inyuma, abana ubwoko, abana igitsina, abana akarere, kukarobanura. Wabisomye? Nicyo kimubabaza rero, kugira ngo akugirire neza, ya neza iyorwe. Urobanura ute? Usubiza abantu ute? Unaniranwa n'abantu ute? Nguyu muntu kumubona baragoye, nawe wowe kumubona baragoye cyane, wararuhishe. Waharangije? Ongera. Mube ariko namwe mukundana. Hatangire tuba ariko natwe duhera tangira. Ndabaha itegeko rishya ngo tugire dute? Nkuko
umva aho ntiwaharenga kuko nanjye nagize ne aho ntiwaharenga hari bizagenda bite muba ariko namwe nkuko namwe nabakunze ibyo nibyo nibyo bose aho ntagushakisha bazabamenyaho ko muri abigishwa banjye nimukundana ubu muri kino gitondo nibyo mbaye mbakinguriye iminsi tuzabana ni bino nzababwira kuko nabakunze uvuge nk'uko yadukunze mubanze muhunze numva uko muri kuhunza nk'uko yabikunze mubanze muhunze dukunde nk'uko dukunde nk'uko ni ugupfa kugenda gusa nako kuva iwacu harahenze kugira ngo ugere ntaho nakujyana ngo nta muntu ukunze birahenze kuva muri Kongo kugira ngo wamutugere ariko ni kubabwira ijambo wafite ibice bibiri umurongo wa 5 aragonga tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu amen tugire wari muri nde uwo nubwo yari Imana ahubwo wigira gucyo nta nubwo uri Imana uwo nubwo yari Imana abantu barihimbazaga gasanga yikakaje kandi nta nubwo uri Imana nawe wabyawe nawe uzanga uri kwihimbariza ubusa bwaye abantu basuzugura abantu bagaya abantu uvuga ariko we nubwo yari Imana uvuga ngo nubwo yari Imana yatekereje ko guhana n'Imana yari gundi ariko yewe usabwa ubundi ni uko abantu bakundiye ubusa ubwo ni gutukana tukundiye gashiye umunyamafaranga ayaye komoka ahantu hakomeye wapfa gukore kureba uko umuntu ubungubu twebwe tureba mukomeye gute reka nzane agashinge kagukozeho umwanya ukomeye sibyo ukomeye muri mwe no ku cyumweru nzabibabaza ukomeye muri mwe azaza ahagarara amaze mwereka zazana akantu gatoya kagukozeho n'imbona utagaragara zamenya ko buryo ukomeye sibyo twemerane nubwo yari Imana muvuga nubwo yari Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana hari ibintu byo kugundirwa ugundiye siki narize wiziki bahamagara nize wawe nize siki ndakomeye ukomeye siki kiranga gukomeye iki ko Yesu se yari akomeye kandi ari Imana murabyemera undi yatekereza ko guhana n'Imana ntabwo ushobora kugirira umuntu umumaro ukika kagame birasaba ko wiyoroshye kandi ukababarira abagome ukababarira abakugirira nabi ntabwo hari umuntu wavuze ngo yarabivugiraga iwacu habaye igiswahili mimi yangu jinsi unanionaka jinsi niko yari umumama jinsi mimi niko hapa sichokozage mtu lakini kama unasubutu kidogo tu kunichokoza mi yangu kama haunichokoza niko mtakatifu yangu sipendage makelele lakini kama unasubutu kandi umukristo none se akagakiza ntawe uzakababarizwa uzaja mu ijuru wagize ngo uzaja mu ijuru utababaje uzaja mu ijuru se none uzaja mu ijuru ngo ujye mu isoko amen ugiye mu isoko uciye mu rambo rifunganye nk'iryo Yesu yanyuzemo nubwo yari Imana nubwo yari Imana yagize ate yatekereje ko guhana n'Imana ari ibyo kugundirwa ahubwo yisibuza agira kamero k'umugaragu w'imbata yababariraga abagome muri kubona bamubambye uko bari bamugize mwanyumva mukanandeba muri kubona uko yari kunagana ku musaraba siko mutari kwikiriza ubwo beteri habarika muri kumureba ari kunagana se baramubonaga baramuhishuriwe niko Pawulo yabaje bagara se mwahishuriwe Yesu kubambwe cyangwa umwumva gutyo mu magambo gusa mwaramuhishuriwe nk'ubambwa nagana yego mwaramubonye kisha umaze kumubona ntiwigaya ngo usange nta n'icyo umaze yahindanye Yesu yaravuze ngo yarafite ishusho Yesaya 53 yarafite iki bimeze ite
Pastor Manase ngo yari afite iki? Yesaya 53 ngo yari afite iki? Itari yo kwifuzwa. Yasuzugurwaga n'abantu bose. Natwe tugatekereza nk'uko Yesaya yarabonye, natwe twamutekereje nk'uko kubiswe n'Imana. Ariko ibyaha byacu ni byazira. Amen. Amen. Bo mwumvishe ngo iki? Kutobora sinzi sinamenya. Ariko turi hamwe Imana ibahumugisha. Amen. Amen. Nidukundana. Murakundana? Ingo. Murakundana? Nkawe ubwawe narimo. Kuko kunda mugenzi wawe nguko wikunda, ntutaresha utari ibyaha n'ibyaha. Kawe bandora. Nicyo Yesu adushakaho. Kuko wikunda. Aho nababwiraga muri kwiyobagiza n'igihe hanaganaga bamuzambaguje yapfuye nabi, ariko yari yaraje gushaka abantu. Yavuze ngo nanaga niba munaganika ugite hagati y'ijuru n'isi ngo azirehereza, afite attraction ngo azireherezaho amahanga. Kujya kunagana niko kwagukuruye, ko kwakuruye bandora muri kureba gutya mutanzi. Attraction divine. Yego nuko avuga ngo iki ku magambo 7 yavugiye ku musaraba. Hari ijambo yavuze ndeka ndayo ko murarimenye, ariko nagana ngo agira gute? Kuko urababarira ngo uvuga ngo ntazi icyo akora, cyangwa uravuga ngo abikora ngo ubikora ubwende. Tiwabikora ubwende ngo uze kumvugaho ubusa. Ariko ntaba umukubabaza wese n'ukugirira ishyari n'ukurwanya, ntazi icyo akora, ari mu mwijima n'umurozi. Niko Mariyamu yatubwira ko umurozi ari mu mwijima wicura iri kabere. Tubwiye ko umurozi ari mu mwijima, umuntu wangana ari mu mwijima ngo wicura burindi. Upfa ko nubwo waba uri pastor, nubwo waba uri revera, nubwo waba uri representa wangana tu, cyo nicyo kimenyetso. Abisi bakabakura bagasanga cyangwa uri indyarya, urukubesha nta na Yesu wigeze ubona. Twacumbikira hano ko turongera hajya mu gitondo. Ejo mu gitondo tugaruke. Dufite ijambo mubwira abantu ngo ngo yabantu yaje kutubwira ijambo Yesu yigishe ryitwa itegeko rishya. Muvuge ngo itegeko rishya. Amour reciproque. Gukundana. Yaba atagukunda wowe ukamukunda. Yesu aravuze ngo mwumvishe ko byavuzwe, ibyo niyo mategeko ya kera. Mwumvishe ko byavuzwe ngo wanga umwanzi wawe ukunda umukunzi wawe. Ariko nje ndababwira ngo ndabanzi bawe. Sawa kubivuga urukumva ukuntu byihuse, sabira murabasabiraga. Mwami Yesu, haleluya. Nubwo ari kundenganya, nubwo ari kundiganya, nubwo adashaka kumva, barahari badashaka kumva. Nubwo badashaka kumva, ariko data nawe nta kintu kibimuteye. Nubuhumyi. Mu Gifaransa babyita cécité. Nubuhumyi apfuye nabi. Mana mukore ku maso. Amena. Amen. Yesu ashimwe. None twaba ducumbitseho gato. Ninde ufite ikibazo? Ngo twaturuguru. Sesera ngo turebe ko twagira iyo dushaka. Murakoze. Ninde? Ni byiza urukundo turarwumvise kandi ni rwiza. Ariko hari ikintu ujya mbona, umuntu agakizwa akaza mu itorero akaba umwana w'Imana, akajya muri bene akabonye abandi bavandimwe. Hari igihe umuntu asubira inyuma cyangwa se
akagaruka asanga bene se yumva ko akeneye no gukura, ariko hari igihe wa muntu usanga hari ibintu ageragezwamo ntiyibone nanone muri ba bene se neza ubwa cya cyaha yigeze no gukora, akaza ariko ntiyongere kwibona mu mirimo. ntabyumvishe inshingano n'ubukristo ntabwo bisa ikintu badahezaho umuntu n'ubukristo, inshingano bazigeza ariko ubukristo buzajya mu bintu bizaza no ku meza, ariko inshingano kandi ntabwo bivuga ngo cyane nta nshingano navuga. Noneho ndibaza nti ese wa muntu ugarutse kandi yababariwe yasabye n'imbabazi ariko era n'imbuto, wa muntu ugarutse kuba hari ibintu atemerewe gukora, ese ntabwo tuba tumukunze? Ntabwo buriya sinamaze kubisobanura nta inshingano kintu byamugiraho, nta bikomere yagira. ibyiki wese azajyanwa mu gihugu umwana w'ikirara akabasha gukora. none urakomereka wanga inkovu oya Inkovu ntabwo ari igisebe, aba umva se aba yakomereka arakoze umwana w'ikirara yaje avuga ngo ukunda kwazo wewe uragenda byasubiye birorongotanyiriza iriya n'iriya wanyirize itorero n'ubwo ukagenda wongera yaje avuga ngo umwana w'ikirara atari yavuze ngo kubyize reka nje kwa data n'ingero ndavuga ngo erega niba agarutse iyo ugarukanye umugambi mwiza baba bakureba ariko uragaruka uzana kandi warahina weho yaravuze ngo ntibingwiriye ko nitwa umwana ahubwo mpa abagaragu ba data bararya bagasigaza reba ibyo yarararikiye n'ibi ntawe yaraje kuba pasitoro no kuba mushumba, yaraje kurya kuko yasangiraga n'ingurube. Erega abantu bayobewe iby'Imana, uraza numara kuza aho waje uciye bugufi n'ijambo ry'Imana wari warabuze ngo ugire amahirwe utinda ribonye, ubwo uzuje kuburana uzanye intuza. Twatugufa twari twaratatanye mu gitabo cya Ezekiyeli, akagufa kose kasanze kandi ariko kagasubira kwaho. Mbese ni ngo uraza wari akanono uvuge ngo uraba umutwe, kandi ugarutse uvuye wari waratatanye waba umutwe ye. Ndumva ushubijwe, urashubijwe cyangwa uzugaruwe no gushaka agakiza utiyongera amahirwe nkazaja mu ijuru. Izi nshingano ni abantu bazitanga, kandi bazitanga bafite kondisiyo, ariko ijuru ni Imana iritanga. Uje mu ijuru uje kuba pastor, ni ijuru ushaka cyangwa ushaka kuba pastor? Sinakumvishe. Icyo navugaga ashobora no kutabona uwo mwanya, ese nta yindi mirimo yakora? Mirimo imeze ite? Naza aririmba indirimbo, naza abwiriza si biki, naza nakizwa asazanirwa kubwiriza, birizana yewe birizana uzumva bavuze ngo ntaho ubishaka we, ari wowe ubishaka. Imana se yazi gushakira ikintu akagikunda, ntibishoboka. Uzasanga Pawulo ari kuvuga kuri Filemoni, sinzi ibintu ari kubaza niba bijyanye ariko nabyo Pawulo ari kuvuga kuri Onesimo, igitabo cyo muri Filemoni agira iki, ariko ari kuvuga ngo wawe umutaragira umumaro mwakire none ufitiye twese. Uzaza se umwana w'ikirara ibyo bamuhaye yakekaga ko azabibona, biterwa n'uko yavugaga kiri ndahaguruka nje kwa data ningerayo ndavuga ngo ise se ntabyo yamukoreye. None se umukuru ntabwo yateye amahane kandi yaragumye. Amen. Haleluya. Bibirirwa mu muntu niyadukaho n'icyaha mwebwa b'umwuka, mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko ntimumufate kuwayobye, ntimumufate nk'umwanzi, ahubwo mushyire mu mugabane mwiza kuko agarutse kwa se. Amen. Reka tube ducumbitse, turacyari hamwe namwe. Urafashijwe? Iyo ugaruka uciye bugufi, iyo uko guca bugufi ntabwo Imana yakuvambagaza yagupfusha ubusa, nicyo gikenewe. Ngaho ngwino pastor.
guca bugufi. Umva uko umwana w'ikirara yavuze akiriye, abagaragu ba data bararya bakagira bate, bagasigaza. ariko inzara insinza. Ibyo ni ibintu ari gutekereza akiriye. Sinzi ko abakristo ibyo babizi. Ibyo bizi wahangayikishijwe na Satani wari upfiriye. Aravuga ngo ndahaguruka akiriyo. Amen. Amen. Akiriye ndahaguruka, niwe muri we nta muntu bari kubivuga. Ko mutari kubyumva. Baragira ate? Nagera haje kwande, nagerayo data nacumuye yo mu ijuru, cumuna no kuri we. Ntibinkwiriye ko ni uraza aho wababajwe n'agakiza, uzubabajwe n'inshingano. Nacumuye kuyo mu ijuru no kuri wewe, ntibinkwiriye ko nitwa, kandi wowe wamwibyariye, ntibinkwiriye ko nitwa umwana, ongera kwitwa umwana, ahubwo mpaka ubwo se umuntu umeze gutyo bapfa kumubona, mpakabe nk'umugaragu kuko barya. Ngiyo nabagana nifuzaga iby'ingurube zisigaje, ariko abagaragu bararya bagasigaje. Ntimba umwana ahubwo mpaka bisamubonye. Haleluya, amen, haleluya, bisamubonye, amumenyera kure, yakoze intambwe 7 arirukanka, aramuhobera, aramusoma, aramwambika, arategeka gukora ibintu. Haleluya, haleluya. Batangira kwishima, yambara inkweto, yambara impeta, yambara. Uzagaruka se babiyero? Ubwo ni ukubesha ngo baragarutse naho utaragarutse, ariko ugarutse ubwo se bene abo ntabwo Yesu haribo Yesu ashaka. Ni bene abo banoze, aba yaranoze inshingano ze barinda kuzi ngo mbe ntiyariri bakubita ingoma ya niuza ukubita ingoma wa mbere. Niwe bene abo se bapfa kubabona. Amen. Yesu aracyakora TV.